Inkuru yacu tuyitangira hano ku kibuga cy'indege. Tuyitangira n'umukobwa mutoya bigaragara ko ashobora kuba avuye ahantu kure mu rugendo. Reka bakwereka undi mwana mutoya w'imyaka nk'umunani cyangwa 7 wazaga yirukanka. Sinzi impamvu uriya mwana arimo arirukanka. Ukomeza ucunga uno mukobwa arimo aravugana na nyina ati yego mama, yego namaje kujya ku kibuga cy'indege rwose. Mu kanya gatoya ngiye gufata tagisi injyane kuri hoteli aho ndi burare. Ati ugira ikibazo mama, tikanda gukunda bye bye. Reka mfate tagisi yaneguriwe. Ako kanya uwo mwana wirukanka asa nk'afite ubwoba bwinshi. Yaraje afungura cya gikapu kinini ya varisi ya wa mukobwa ahita yinjiramo. Uriya mukobwa wibuke ntago arimo arabibona, arimo arareba tagisi igiye kumutwara. Wa mwana yese afunga imashini. Uko bigaragara n'umwana biragaragara nk'aho yakurikiwe. Hari ikindi kigabo cyambaye amanete kirimo kiragenda gifite tracking device kimwe cyambaye telefone. Kwa kundi ubu urimo urareba aho umuntu aherereye. Cyaje kirukanka kiza kuri wa mukobwa. Kirabwira ati meze bite mukobwa muto? Atumba bare kukurogoya. Umukobwa ati nagufasha iki musore? Ati yego nshaka kumfasha. Ati yari umukobwa wanjye ushobora kuba uri hano hafi. Nago mumboneye. Uyu mukobwa mukuru ati ntago bishoboka. Umukobwa wese yaba ari hehe ko nawe mbonye? Kino gisoro ati ushaka kumubonye kuko ndimo ndamubona hano hafi. Ati yambaye agapira ka pinki, ni mutoya afite imisatsi miremire. Nago wo mumboneye. Umukobwa ati ibyo uvuga nago mbizi. Nawe mbonye gusa reka nizere kuri buze kumubona hano hafi. Ni umukobwa wamubuze. Urebe no mukobwa atangiye kukigiremo kino kigabo. Kandi bitewe n'ukuntu umwana aje yirukanka arimo asa nk'uhunga, nago namwizera. Ako kanya umukobwa aramubwira ati ngaho mu gikapu. Umugabo agiye kura mu gikapu, umukobwa atamubwira ati uyu mbabare musore, urebye mu gikapu wanyerereza, reka mfate tagisi igiye kunsiga. Iyo areba mu gikapu abasanzemo wa mwana uri muri yirukanka. Mwibuke twabonye umwana yinjiye mu gikapu yitsimbamo, nyamara n'umukobwa nawe ntabyeze ko umwana ari mu gikapu. Umugabo byaramubabaje nyuma yo kubona yuko uno mukobwa ashaka kwamwimya makuru. Yakomeje kureba muri telefoni ye, arimo arareba ahantu kakana gaherereye. Ngira ngo ngubwe ko karakana uno mugabo ashobora kuba yakambitse tracking device cyangwa se ya device tuma umenya aho umuntu aherereye, ya yindi reba icyerekezo umuntu arimo. Akanya umukobwa yigire muri tagisi aragenda. Umugabo yasigaye abibona yuko byanze bikunze umwana agiye muri iriya modoka. Ako kanya wa mukobwa yese aza hano n'igikapu cye. Kino gikapu kirimo umwana. Nyamara ndagira ngo utuze urebe neza ubuze gusobanukirwa ngo ino mpamvu irimo iratera ku mwana kujya mu gikapu no kwitsimba bingana gutya ni yihe. Nanjye sindayimenya, ariko nuko bigaragara umusore biragaragara ko ashobora kuba yakurikiye no mukobwa ufite umwana mu gikapu. Umukobwa yaje hano kuri hoteli abwira ushinzwe kubakira ati abimeze bite? Ati Emile Sanders. Uno mukobwa yitwa Emile Sanders. Unungo muri hoteli amubwiye ati icyumba cyawe ni 301. Ati akira urufunguzo rwacyo. Ati James arakujyana kugezeyo, agutwaza igikapu, narangiza kugezayo agusigeyo aho ngo niho urarara. Umukobwa ati murakoze cyane. Umukobwa yijyanye n'ikigabo kiri hano gifata igikapu cya gitwaye kirimo umwana. Gusa muri bose nawe ubizi. Aho kanya abazamutse muri sanseri barimo barekeza ku cyumba cya 301 aho umukobwa agomba kurara. Nyamara umukobwa afite umwana muto mu gikapu bisa nkaho yamuhungiyeho, ariko umukobwa nawe atabizi. Hari ikigabo twabonye cyambaye amarinete kirimo kiramukurikira. Niba kimushaka hiki gusa cyabeshye no mugore cyangwa no mukobwa ngo ni umwana wacyo, kandi mu by'ukuri kuno wa mwana yahungaga ntabwo yabahungaga papa we. Uza gucunga neza uraza kumenya aho biri kugana. Uraza no kumenya impamvu bino biri kuba. Uraza kumenya icyo umugabo ashaka n'icyo ashaka uriya mwana. Ndagusaba ngo niba ukunda inkuru nk'izi ngizi ukande subscribe, like, comment na share. Ino nkuru ry'isherenga ku bantu bakunda inkuru nk'izi ngizi bajya babona inkuru nk'izi zirimo inyigisho. Ako kanya James yasezeye Emile Sanders aramubwira ati mugore ngajye mu cyumba cyawe nigendere. Ako kanya uno mugore yagize amakenga ati uno mugabo kumurana mwizeye, sinzi impamvu ndi kubona mukemanga wagira ngo hari ikintu kibi cyihishe inyuma. Ucunge umugore yinjiye mu cyumba cye nk'ibisanzwe agomba kuramo muri hoteli, nyamara yinjiranye mu mwana mu gikapu. We nagabizi yinjiranye mu mwana usa nk'uwahungiyemo igihe bari bamukurikiye gusa, ariko ntago umugore abizi. Ako kanya akimara gutereka igikapu hariya, wa mwana mutoya yaraje asohoka muri cya gikapu. Ucunge neza umwana yasohotse mu gikapu gake gake n'ubwoba bwe. Kumbe kuri hoteli hamwe umukobwa aje kurara n'umwana. Wa musore uri muri higa wa mwana nawe yarinjiye, araza hano neza hahandi wa mukobwa ahingukiye. Arambwira ati meze bite mukobwa? Ati ndagira ngo rero umfashe umugore wanjye yitwa Emile Sanders. Aje hano muri hoteli, yaragize urugendo rutunguranye gusa yagiye ibyo tutavuganye. None nshaka kuvugana nawe kuko telefoni ye ndimo ndayihamagara nkumva nagiriho. Ese wanyemera ukambwira ahantu ari nkagenda nkamuvugisha? Ati n'umugore wanjye. Ati rwose yambaye jacket y'umukara.
umugabo atanga ibimenyetso bumva ko ari umugore we. Ako kanya wa mwana amaze kuva mu gikapu n'ubwoba bwinshi yaraje, ntabwo nawe yazi ngo yagiye mu gikapu cyande, ahita yihisha inyuma y'intebe. Ucunga akana gafite ubwoba bwinshi cyane, bisa nkaho kahamutse hari umuntu urimo urakirukankana. Umukobwa arimo arihanagura yumvise ikintu gikome inyuma. Umukobwa agira ubwoba ati ndi kumwe nandi mu cyumba, ati ninde uraho inyuma? Arebye igikapu cye abona kirafunguye, yagiye yirukanka akuyeho umusego abona akana gatoya. Akana gatangira gutakamba ati mbabarira rwose, mbabarira ntunsubizeyo. Ati rwose uriya ntabwo ari papa wa nyawe, uriya muntu aherekana nyirukankaho. Ati mbabarira rwose. Umukobwa ati oya tuza mwana wanjye, ese bakwita ndi ubundi kuki wari mu ibage yanjye? Ati nanjye impamvu nari mu ibage yawe nta handi nafite ho kujya, nagiye mu gikapu cyawe kuko nabonaga bankurikiyemo baranyirukankana. Uriya mugabo mu by'ukuri arimo aranyirukankana kandi abeshya ngo ni papa, si papa. Umugore amaze ati okay mwana tuza wigira ikibazo, aka kanya uratekanye, ndagusezeranya ko ndi bukurinde, ngaho mbwira ikiri kujya mbere, ni ukubera iki uriya mugabo kwirukankaho? Reka batugarure hano kwa mukozi wo muri hoteli asabwe n'umugabo ati umugore wawe ari mu cyumba cya 301. Uno musore arimo arabeshyira ntago ari umugore we, twe twabibonye. Ukomeza ucunga akurikiye umwana niwe arimo arashaka. Yabajije umwana ati ese ubundi kuki wa mugabo arimo arakwirukankaho? Ati uriya mugabo ni rushimusi, ashimuta abana bato nkanjye akajya kubagurisha mu bihugu by'Abarabu. Niyo mpamvu rero nanjye arimo arashaka ngo angurishe. Ngiye rero niyo mpamvu urimo ndamucika. Ako kanya bakiri muri ibyo barimo baravugana, wa mugabo yese kumanga icyumba yakigezeho. Ukomeza ukurikire. Yabwiye umwana ati ngaho ugenda ujye muri toilette ube wihishemo. Umwana yaraje anaza kwihisha muri toilette ngo umukobwa ajye gukingura arebe. Ucunge neza wa musore urimo arahiga kana urushimusi ushaka kukagurisha yagize hano ku cyumba cya hoteli. Umukobwa asutse yikanze abanyari wa musore baratanya ati barasuzanya ati niki nagufasha musore ko wakomeje kunkurikira? Atumbabarire. Ati rwose bishuka nkaho imitungo yacu yivanze, byashuka ko mu gikapu cyawe wajyanyemo umutungo wanjye, kandi rwose uramutse umfashije wawunsubiza hakiri kare. Umukobwa ati umutungo wawe wuhete? Ati listen unyumva neza, hari umwana mutoya ndimo ndahiga, ni umwana wanjye kandi ari mu gikapu cyawe, niyo mpamvu rero ushaka wamunsubiza aka kanya rwose. Ati reka mutore. Umukobwa ati oya ibyo ntibishoboka, nta mwana mfite hano njyewe aho gushaka kunyinjirana. Umukobwa ati akinga n'ubwoba bwinshi, ikigabo cyagize umujinya mwinshi kiravuga ati nta n'isoni urimo uranyima imari ishyushye irimo amafaranga. Umugabo yase akomeza aragenda. Ukubaza ucunge ntabwo nzi ngo biri buze kugenda gute. Ako kanya wa mugore cyangwa se wa mukobwa yaraje afata ka kana gatoya arakabwira ati mwana mutoya soka, ari hano yaje kukureba. Umwana ati oya ntabwo bishoboka, ati arimo aracyanyuma aranyirukankaho. Ati mwana muto ugira ikibazo ndakurinda, wigira ubwoba nubwo yaje hano. Ako kanya cya kigabo cyese kiza kuri wa undi James watwaje wa mukobwa igikapu, aramubwira ati igikapu cyangere wakiyobeje wakijyanye mu muryango wa 301. Uno mugabo James ati nibishoboka, ati igikapu najyanye ni cy'umukobwa. Ati ntago ari cy'umukobwa. Ati kandi shaka ko kira igikapu genda ukakinzanira kirimo imari yanjye. Wumve agiye ku mukozi wa hoteli. Ako kanya uno musore yahise afata amafaranga menshi cyane atahereza uno mugabo. Uza kubicunga uraza kwibona. Aramubwira ati rero fata akantu nyine nawe urabyumva, ugende hariya mu cyumba cya 301 unzanira igikapu kirimo, ni icyanjye cyayobeyemo. Umugabo yasabika ruswa, sinzi n'ubibonye ukuntu abitsa amafaranga ngo ijye kuzana igikapu mu cyumba cy'abandi, kandi uri biro ntabwo biba byemewe kujya mu cyumba cy'umuntu utamubaje cyangwa kwiyahura mu cyumba cy'umuntu ngo nuko mwamucumbikiye muri hoteli. Ni amakosa akomeye cyane. Uno mugabo nagiye gukora ibinyonyeje y'amategeko, agiye gukora ubugambanyi ngo agambanire wa mukobwa ajye gutwara igikapu kirimo umwana. Nyamara mwibuka ko umwana yatangiye gucikishwa na wa mukobwa. Uze gukurikira neza uraza gusobanukirwa uko biri buze kurangira. Ako kanya wa mukobwa yaje arimo agenda yitsimbatsimba n'ubwoba bwinshi, arasohoka ngo abanze arebe hanze niba wa mugabo warushimusi yagiye. Asohora akana ati mwana muto ve tugende ndebe ko ntabwo yohamagara ubutabazi mucikishe kuko ubuzima bwe buri mu byago. Bamanutse kuri esikariye ngo arebe ko yajya kumutegera imodoka hanze bakagenda. Ukomeza ucunge neza uraza gusobanukirwa impamvu ibintu byose birimo biraba. Ako kanya umukobwa ageze hasi arimo aragenda, yabonye cya kigabo ngo ni James kiza gikenguza kimwe cyamutwaje igikapu bajya mu cyumba cya 301 hamwe yari bwarari. Cyaraje kitagikingura kinjira mu cyumba cye. Umukobwa arabona ko mu cyumba cye naho hari umugabo winjiyemo utezewe. Ako kanya cyaraje gake gake ngo kiye kuzana igikapu kirimo. Reka bakwereka umukobwa n'umwana muto baramanutse. Ako kanya bageze hano Yesu abona wa mugabo urimo aramuhiga, abwira umwana ati mwana genda ujye muri dushe z'abagabo ziri hari ahirya witsimbe mu indani. Umwana bamwohereje muri dushe, umugore atagenda. Amaje kugenda cya kigabo kimuhamagara ati urimo urajya hehe?
nshaka ko tuvuganaho gatoya tukagira ibyo twumvikanaho. Ati waza hano se tukavugana? Umugore aremera araza kuko yabonye ko kino kigabo ari ikicenyisha no kumugirira nabi. Gusa umwana wibuka mwohereje hehe mu bwogero bw'abagabo. Uze gukurikira neza ino nkuru uraza gusobanukirwa impamvu uriya mwana arimo arahigwa ndetse nuko biri buze kurangira. Kugira ngo mwibutse ngo wakanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo tujye tubana buri munsi mu nkuru nk'izi ngizi. None kigabo cyatangiye kubwira n'umuntu ati wa mukobwa we ufite ikintu kitari icyawe, uriya mwana ushaka wamuma. Uno mukobwa ati ntabwo nzi ibyo urimo uravuga. Ikigabo ati urimo urakina nanjye? Wikina nanjye rwose. Ati ndabizi neza ko mwiriya bag yawe nini harimo umutungo wanjye kandi n'umwana ndimo ndahiga. Ushaka rero wamuma ibi tukabirangiza hatajemo amahane. Ako kanya umukobwa rikaba kuri kitakiga ngo ni James cyazanye ya bag. Bazi ko ari uwo mwana ari. Umugabo yarasetse cyane ati wahereka rubimisha ariko ngo wenda mufata. Umukobwa ati nta kintu kirimo wifungura. Ati ceceka aho ngaho ndabyirebera. Ako kanya cya kigabo cyatangiye kumutuka gifunguye ibag ikize ko ari umwana ari cyabonye nta urimo. Cyagize umujinya ati okay nta kintu bitwaye. Ati imikino niba ari ushaka turayikina kenda biziko biruzo kugeraho ingaruka mu nyuma. Uriya mwana wamumaye. Uno mukobwa ati nta mwana mfite nta none igize mbona. Ati wundi urimo urambaza iki ko twahuye twese turi abagenzi ukaba ushaka kungirira nabi. Umugabo ati sinjya nyine iyo mikino nawe wa mukobwa we. Ati ariko gusa biraza kurangira wowe bihombeyemo. Reka gukora ku mukobwa yese ahamagaza umukozi wawo ndi wo muri banki. Ati sorry nako muri hoteli. Ati mutuzane icyo kunywa mabuja. Ako kanya umukobwa yese ahereza uno wundi agakayi ngo yandikemo ibyo ashaka ko babazanira. Yese yandikamo ngo help ucunge WC cyangwa se ubufasha muri toilette cyangwa ubufasha mu bwogero bw'abagabo. Ati mu bwogero bw'abagabo hakenewemo ubufasha. Ucunge neza ko mukobwa ari umunyabwenge. Asendika gapapuro ati hakenewemo ubufasha. Uyu mukozi wo muri hoteli abibonye agira ubwoba bwinshi cyane ariko atagenda aratabaje mu buryo bwa gisirimu. Iki gisore ntabwo cyabemenye by'umukobwa yanditse. Ako kanya uyu nguyu yaraje ahita ahamagara nimero y'911. Mwibutse ko ngiyi nimero ya polisi mwabira bihugu by'abazungu. Iyi ngiyi abahamagaye polisi ako kanya yiteteraho. Uno mugabo yakomeje kubwira ati bundi uriya mwana ari hehe? Ati wamumaye bitaraba bibi. Umukobwa ati umwana ntabwo nzi ahantu ari nta nonyeneye kumenya rwose kuko sinigize mubona. Uyu mukobwa nawe amaze kubona ko muri toilette no muri douche akenewemo ubufasha yaje nayo n'ubwoba bwinshi. Ibaze no murakubwiye ngo genda utanga ubufasha muri toilette utazi ngo urabuhande nte wagira ubwoba. Yaje n'ubwoba bwinshi araza atanya gukomanga ati ninde urimo? Ati hano harimo ndi. Ati ninde urimo imbere? Ati nyamuneka kingura nje kugufasha. Ntabwo nzi ngo urinde ariko banyoreje ngo ngubufasha. Ako kanya yarakinguye abona nta kana kagakobwa gato yagakinguye gafite ubwoba bwinshi cyane. Yaravuze ati mana yanjye ese wagizemo hano gute mwana muto? Ni ibiki byabaye ko mo barambwira ngo nguhereze ubufasha? Habaye iki? Umwana yamubwiye ati tonde kunyirukansa nkwereke. Ati hari ikintu mbonyemo hano mu nkweto zanjye. Reka nkwereke wa mwana afashe ka tracking device kakandi karimo karatuma wa mugabo amenya ahantu ari bagakura mu nkweto agasiga hano. Sinzi niba ibintu bibonye urubuze kubyibuka ikintu bimaze. Agatracking device umwana yakabonye mu nkweto agakuramo none bagasize muri wese. Nta nubwo bazi ngo ni ibiki. Ahanga ni nk'Imana ibi bikoze. Uyu mugabo ntago ari bwoze kongera kumenya ahantu kano gakobwa kari kuko tracking device barayitaye. Ako kanya wa mugabo yese aza hano yirukanka. Mwibutse arimo tracking ya device cyangwa se kakuma kari mu nkweto z'umwana. Azahamagara ati mwana muto. Ati mwana muto uri hehe? Ese mwana muto kuki ukomeza kunyihisha? Nta kintu kibindi bukugire. Ushaka waza tukagenda. Cyaje hahandi wa mwana yarari kizi kariho umwana akiri. Kiza gihamagara hano kuri toilette kirakomanga. Ukomeza ucunge neza uraza gusobanukirwa uraza no kumenya impamvu ya bino byose biri kuba. Ati mwana muto vuye tugende rwose wigira ikibazo nta kintu ndi bugutware. Ati mwana muto ati ni njyewe. Ati sinzi impamvu ntabwo ari nojwi ryanjye urimo urarimenya. Ati wigira ikibazo ariko vuye tugende nta kintu ngutwara. Ikigabo rimwe birasa nkaho kirimo kirahamagara umwana kizi ko akirimo hano indani muri wese ariho yihishe. Nyamara wibuke wa mukozi wo muri hoteli yamutabaye yamushikishije. Cyaravuze ati rimwe kabiri gatatu kitagikingura umuryango. Akinguye yamubuzemo arumirwa. Ati okay. Ati mwana muto nawe utangiye gukina imikino nanjye. Yarongera trackinga ngareba ahantu umwana ari. Yabonye n'ubundi umwana ari aho hafi. Nyamara mwibutse ko umwana atakira aho hafi ahubwo kakuma yari yamushyizemo niko kakira aho hafi. Niko kari kumujijisha no mwicanyi warushimuse.
yaraje atangira guhamagara ati mwana muto ndakeka ijwi ryanjye urizi kuki udasohoka ngo tugende sohoka ndabeze urimo hano cyangwa nkwisangiremo ati mwana muto sohoka mwibutse wa mukobwa wundi yasigaye hahandi ubwo bari ndetse wenda wacikisha umwana ntabwo tuzi ngo yamujyanye muri buze kubimenya byose uko biri buze kugenda ikigabo cyabonye umwana adakingura mwibutse nawe urimo kita gisunika urugi cyararebye kibona ka kuma abana bagatayemo hano imbere ahubwo umwana yagiye ukanya wa mukobwa yaraje atakinga urugi rw'ahantu kino kigabo kiri sinzi n'ubu utabibonye cyatangiye gusakuza giti kingura urugi uranyingirana na n'isoni umukobwa yarakinze cyabonye ka gapapuro kanditseho ngo help in WS ati cyangwa ubufasha muri wese cyatangiye guhamagara ati kingura umuryango ati ninsohoka mwese ndabica nibwo tutinyuka kunyingirana hano muri toilette ngiye umuntu w'umugabo kanyingira muri toilette kigabo nacyo byaragicanze wa mukobwa asa nkaho gikingiranye muri toilette hano ashaka nahamagara polisi ntabwo cyabona uko gisohoka ako kanya nk'uko nyimara kubivuga bahise bakingura ati amaboko yawe hejuru ako kanya polisi yese hagira wibuke cyagiye bamara kumuhereza urupapuro ruriho ubufasha yasamagara polisi yamaje kuhagera umugabo bahise bamwambika amapingu ako kanya wa mukobwa watabaye umwana bahise bahura barahoberana ati mwana muto wigira ikibazo aka kanya umeze neza twahamagaye ubutabazi barakezanye cya gisore cye cyarushimuza ako kanya yese avuga ati uno mukobwa avuga ati hari undi muhungu waje yiba ibage yanjye arayitwara nawe mu mufunga ati n'uyu nguyu ni James bahise bafatana James nawe bateba mu kanyaga tayari bingi byite kugukanira urugukwiye James nawe ndetse n'umusore bose ko ari babiri barabafashe barabwiye ati mwebwe mwakoze amakosa kandi byanyu byamenyekanye niyo mpamvu yo mugomba kujya gufunga ako kanya yashinzwe umutekano bahise babatwara ure kuno mukozi wo muri hoteli nawe akoze ubutabazi bwibanze ku kana kari kagiye gushimutwa ako kanya yatangiye kumushimira ati urakoze cyane rwose urakoze guhamagara polisi umukobwa ati yego ni inshingano zanjye kuba natabara umuntu uje muri iyi hoteli yese abwira kana ati wakana we rwose uratekanye kandi aka kanya tumaje kugutabara nugira ikibazo uraza gusubirana n'ababyeyi bawe ako kanya yese abona umuvandimwe arimo aramuhamagara yaraje kumureba kuri hoteli umwana atangiye kubwira umuvandimwe wanjye ati bari banshimuse umuvandimwe wanjye umuvandimwe ati ese byagenze bite ati ndibaze gukubwira nitugera mu rugo aka kanya nta kintu nakubwira ndumva nanjye mfite ubwoba umukobwa wari waje muri hoteli yarokoye akana ndetse n'uwo muri hoteli nawe afasha akana bose baramurokora umwana yafashe umuvandimwe we basubira mu rugo inkuru yacu nayo ikaba uko nguko irangiye ndagira ngo ngusabe niba ukunda inkuru zacu tuguha buri munsi kanda subscribe ukanda like ujye no muri comment umpe igitekerezo cy'ukuntu ino nkuru yibonye cyangwa se isomo wungukiyemo n'impamvu rero nakugira ngo gusaba ngo ino nkuru uyisharinge ku bandi bantu zibakunda inkuru nk'izi ngizi bajye bazibonera ku gihe kandi nabo zibanyure njye mubana ku munsi kundi nk'ibisanzwe ndi kwizera metode naho ubutaha.